amatorero ya leta bagiye babaranja mu gihe cya korona ubushobozi bwabo bafite, nta nsengero zagiye zaharanja abakristo babo. Hanyuma Imana niyo njiji yabyaye abijugunye, uzabaze. Imana irabyara igaheka kandi igakuza, ntabwo ushobora kubyara bidashoboye. Niba nk'abantu baragiwe, iyi Mana yacu ikunda buri wese. Ujye wigerera yuko usa kose, uyereke intege nke zawe n'ibyaha, ntihakagira abagutuburira umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri, kugira ngo buri wese yigerere. Ntabwo shitani ashaka gukora. Kandi mureke mbabwire, ibi bintu muvuga ngo Imana ihemba itinze, mukirwa muvuga ngo Imana biratinda. Ninde wakubwiye ko yaka kubiguha? Reka mbabwire, hari abantu itaranaha nareba ibyo mwikora, navuga nk'ubiguhaye koko hacurike, imubwire ngo nibiretse. Wowe ugomba kubanza ku rugero. Imana igomba kuguha ibintu watungiye imbaraga zo gutunga. Indiye utawurimo ishobora no kuvuga iti sinkomeza kuruhira ubusa, ikagukura mu nzira. Burya ni nayo mpamvu nubona bukeye ujye uharanira kuba mu mugambi w'icyo Imana igushakaho. Imana ishimwe. Imana rero yampamagaye ndi umuyisilamu nitwaga Husna, nasengeraga kwa Kadafi hariya, nizi korowani ku Kacyiru, nongera kwiga ikorowani mu Gandamure hari Nyanza ya Butare, ni naho mvuka. Imana rero impamagara nk'uko yaguhamagaye, impagakiza. Nahamagawe muri 2003, hanyuma muri 2004 niko nuzuye umwuka wera ntangira kuvuga ubutumwa. Imana rero imaze kumpamagara imbwira ukuntu izantuma mu byiciro byinshi bitandukanye. Hari igihe nzaza nje gutanga ubuhamya. Ubuhamya burya ntabwo ari ubujajwa, ubuhamya ntabwo ari ukwimeninda nk'uko bamwe babivuga. Iyo Imana ikwemereye ngo butange nuko ibigira ngo abantu bazahembuke ku bwawe. Hari umuntu ugira ikibazo akagira ngo niwe wenyine ugifite, hari n'ugira ikibazo akagwa akagira ngo mbese ntiharimo abakomeye. Imana igira ngo ikubwire ko ineza yayigire gute igikomeje, kandi biri kukwigisha uko uzajya urwana uri mu bibazo. Imana rero irambwira ngo ninjye uguhamagaye, nzagutuma ku bakuru n'abatoya, ariko imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo ngiye kukwigisha. Yambwira abantu ngo ntabwo ushobora kwigisha utarize. Bene wacu najyaga mbabwira ngo kwicara aha hantu, ako gatuti umushumba yavuze, hari abantu baba bashaka kubyiganira aha hantu, ariko ndababwiza ukuri nk'uko leta itagira ruza abakozi mu muhanda ikoresha ikizami, ni nako uyu mwami abigenza. Abantu batorotse amashuri, abandi ntibayarangiza, abantu babaye za dezata na za demobe zo mu mwuka, ariko ngo barashaka gufata mikoro ngo bavuge Imana. Ntabwo bishoboka. Umugande we yaravuze ngo si bisoboka. Ntabwo bishoboka n'ukuri. Imana iraguhamagara, ikagukarabya, ikakwambika, ikakuvana ifata mu kanwa. Haleluya! Ikakwigisha mu Cyongereza mu buryo bw'umwuka, mu Gifaransa, mu Kinyarwanda, mu ndimi zose, yarangiza ikaguha mikoro, kandi yayiguhaye ntawayikwambura. Haleluya! Nagiye kubona ukuntu abantu bajya babipima kuzitwambura, nkavuga ni muri inkunguzi mw'abantu, kuko Imana yaguhaye mikoro ntabwo bishoboka. Kandi iyo gutereye intebe naho yabarindi ntawayigukuraho. Bifurije kwiga. Umuntu akarota yiga ati none yabayo mu mwuka. Kuki mushaka kwiga mu mubiri, mu mwuka ntimwige? Ubuse mubona Imana ari izatunga injiji? Kuki abana bawe babashoreye bose bakiga? Muri garidiyeni umujyana afite imyaka 4, muri primaire, muri segonderi, muri mamumba bakiga bakaminuza. Nuko rero Imana nayo igenda itujyana mu mashuri atandukanye kugira ngo tumetrize. Haleluya! Hanyuma nina dutume tugire icyizere, uriya ninge wamwigishirije aha nazakandagira ntazakoze isoni. Imana rero yanyigishije ishuri ry'urugo, mbana n'urugo, mba mu rugo rugoye. Imyaka irashira, iravuga iti
reka nze nkwigishe no kwibana. Haleluya. Uyu ni umwaka wa 11 nibana n'abana banjye 5. Ndashimira Imana rero ayo mashuri yose Imana iri kugenda ifasha agenda niga neza kandi numva ngiye gusohoka mu ishuri. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Ibi bintu rero tugiye kuganira muri aka kanya, hari ibyo umushumba yavuze wagira ngo twagambanye, ariko buryo umwuka utubamo n'umwe. Ndashaka uyu munsi kuvuga ku muhamagaro. Mu gitondo natangiye mbabwira ibintu bishobora kuranga umuntu watangiye inzira y'agakiza, abatari bahari. Navuze ko ikintu cya mbere gukurikira Imana, gukurikira umwami Yesu ni ukwemera. Icya kabiri ni ukwiyemeza. Icya gatatu ni ukubatizwa. Icya kane ni ugukora. Noneho uyu munsi twinjiye mu muhamagaro. Tugiye kwinjira mu muhamagaro, turebe ukuntu uyu muhamagaro tubamo ari imbehe itugaburira. Wareka gukorera Imana ukaba wiyubikiye iki? Reka turebe ijambo ry'Imana, ibyakozwe n'intumwa ibice 6 umurongo wa 3. Ibyakozwe n'intumwa ibice 6 umurongo wa 3 dusome. Nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Amen. Nuko bene data dutoranye abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Ariko twebwe tuzakomeza kuvuga ubutumwa bwiza, dukomeze kugabura ijambo ry'Imana. Aya magambo ni mu bihe by'intumwa. Bakoraga ibiterane bakajya kubwiriza, ariko babwiriza hakagira igihe cyo kwiyakira, kujya mu gikoni guhaha no guteka no kugabura no koza ibyombo. Babona ko bibacanze, niho haturutse abadiyakoni ba mbere batoranyamo na Stefano. Ngo nuko bene data dutoranye abantu 7 buzuye umwuka wera ndetse buzuye ubwenge. Bishatse kuvuga ngo uyu murimo nta muntu tuzuye ubwenge n'umwuka wera wawukora, kuko rimwe na rimwe abafite ubwenge bw'isi iyo babitegereje babona murangose. Umwuka wera n'ubwenge tubashyire kuri uyu murimo. Ngo abari aho bose bashima iki? Icyo gitekerezo ni ko gutoranyamo Stefano. Ndashaka mu butumwa bwinshi ifite nkuko nabubabwiye kare mbanyuriramo, ndashaka yuko mbaha ubu butumwa buvuga ngo suzuma umuhamagaro wawe uwurinde kandi ukore. Ntangiye kubona abasinzira nk'abagashize disi. Abantu basinzira no muri corona. Koko ejo bundi bakinguye isengero uraje urasinzira. Ubu koko muri guma mu rugo ntimwasinziriye. Ihangana ukanguke waba ukabije. Hanyuma suzuma umuhamagaro uwurinde kandi ukore. Nagiye kubona mbona amazina y'abantu aranditse. Burya Imana ifite ahantu yatwanditse ngo imbere ya buri zina hakaba isuka umuntu azahingisha. Mujye mu mwuka n'umurima azahinga. Muri imbere y'izina rya buri wese hari isuka agomba guhingisha, hakaba n'umurima azagira ate azahingamo. Hanyuma Imana imbwira ukuntu harimo abantu bataye amasuka yabo bajya gufata y'abandi. Munyemerere ubu butumwa bukurikirane, kuko ni ibintu nasanze abantu benshi bavunikira ubusa, bakazajya birirwa bagira ibyuya bakora, kandi ugasanga bavuye mu mihamagaro, kandi ukora umuhamagaro utari we ngo ntabwo byandikwa. Imana irambwira ngo abantu benshi bataye amasuka yabo bafata y'abandi, kandi abantu benshi bavuye mu mirima yabo bajya guhemiriza abandi. Bivuga ngo hari abantu bagifite igisambu kuva bakizwa batigeze bahingamo kandi ari icyabo, kandi birirwa bahingira abandi. Imana irambwira ngo buri wese namenye umwanya we. Imbwira ukuntu muri uyu murimo turiyorohereza. Hari abantu bari bafite umuhamagaro w'ivugabutumwa bakunda kuduhora.
urabibona baragukubita ibuye bakagukubita ibibasho utita n'ingaruka irarora ntaho ritarema binyagasambu rirarema reka ahubwo njye kudiyakona ivuga butumwa akarireka kubera intambara yaguye nazo ahubwo akajya kugira ngo genda udiyakone wenda uhere mu gitondo ugeze nimugoroba wenda umara icyumweru umara umwaka nagira ngo nkubwire ngo ikibanza cyawe kiracyahari ntabwo gihinze kandi nta muntu uzahingira undi umuntu akaba muri korari muri uyu muhamagaro ndaza kubabwira intambara ziba umuntu akaririmba akaba muri korari akahurira n'urugamba rukomeye burya satani ndababwira ukuntu atajya ashaka ko umuntu aba mu muhamagaro kuko azi ko umuntu uri mu muhamagaro ijisho ry'Imana ntirijya rimuvaho. Haleluya 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 wagera muri korari bakaguhagurukira erega shitani yabaje kubikora neza yakemera kubibamo ndakurahi ahubwo bamwe babizambya bakabyica bwarata ni mugumemo kuko bari ibyitsobye maze bakakurwanya reka nze nitangira amahoro ukaburagiye utindibera mu banyamasengesho sibigusha kereka niba uri umuririmbyi w'umuhamagaro kaba n'umunyamasengesho ariko nta gutoroka umuntu akabaho ari mu kazi ka protocole ari umuhamagaro hari abantu ubona babishoboye akabaho rero sha abantu bakora muri protocole byihorere nayikozemo yishyize imbere yigize gutya yaribonekeze yari biri akataburikanya rero harabajya bavuga ngo nkataburikanya ukagira ngo ndabakandagira ndabababaza harabavuga ngo nirirwa nkatagira ngo hari esanse basukamo n'abakosoma kugira ngo ucogore ubiharire abandi satani akakwimura ukagenda nimba uzi ubwenge ukaba uzi ko aho uhagaze ariyo yahagushyize wenda ujye uhahagarara baguhondagure utahane imisari ariko ahantu umuntu ari naho waba ukoropa naho waba ari wowe uguriza indabo naho waba uza guhanagura hano uzabizira ntabwo shitana bishaka kuba mu nzu y'Imana ntabwo bishaka kuba mu muhamagaro wakubwira abakunda kwitanga mu rusengero uzabana witanga yigeze mu kirere ese bararushitwaje amafaranga ntagira nayo bapfuza abashaka ibyubagiro ariko ahantu nabonye hatari icyubahiro ni mu kabari ariko mu nzu y'Imana naho baba babishaka basi wabaretse ko maze bamara kukugezayo bavuga utureka mbigabanye nyamara ufite umuhamagaro wo kwitanga narije kukubwira ngo ibishaka kugukura mu muhamagaro ni byinshi Imana imbwira ukuntu abantu bagenda banyinduranya imihamagaro kubera intambara bahuye nazo ubutumwa Imana ibumpa nanjye nari mfite uyu murimo noneho nawe ndi kwicaza nk'abantu ngomba ndi kuzunguza amabono mu iteraniro abandi bakavuga ngo naje kubagushiriza abagabo ariko rati yavuye ntawe utayigera ihembe wareba abo bagabo bari muri iryo teraniro hari n'iteraniro ratureba ukavuga uti hari n'ingeri banaparitse ukabona harimo abanyenzara harimo ababuza y'ubukode yabuze na 500 asigira umugore we nk'uwo wamujyana ngo akumarire bakamburagiza abandi ngo ni imyuka y'abarangi ngo ni imyuka y'abarangi biri kunkakisha ngo mba ndi guhumanya iteraniro abandi ngo naje kugusha abapasiteri ndageragezwa mbwira Imana ngo basi ngurira imyenda nzagura ibyenda bindekuye binini njye mbyambara ngo ariko mwana mubonye yicaye mu materaniro ukuntu abatereka amaso Imana irambwira ngo none se nimugurira ibyenda binini amaso nayo uzaca ugenda uyapfutse namaze ukwezi ntagaruka nari narabikuye ndabireka mara ukwezi
ndabibi kandi ngenda maze icyo gihe bari baravuze ngo ni Imana yanyirukanye. Aha hantu navugaga ngo umuhamagaro ahantu Imana igukururiye ugakabuta amakuru kumva niho uzahavana ikirere. Amen. Gumana isuka yawe ugume mu muhamagaro. Niba utanaza umurimo wawe ububaza Imana. Birababaje kugira ngo uzagere igihe cyo gutabaruka Imana iba utarakoze kandi wararuhaga buri munsi. Imana imbwira ibintu bituma abantu bakora imirimo myinshi itandukanye ntiyakire. Muhatega amatwi. Abantu bashobora gukora Imana ntibone imirimo yabo ngiye kubababwira. Imana yarambwiye ngo abantu batarakizwa, abantu batarabatizwa, yarambwiye ngo imirimo bakora ngo ujye ubabwira ko itagira aho yandikwa. Tuvugisha ukuri. Ushobora gufata inzira ukajya muri beka ngo nje kubikuza kandi utarahabitse. Barakubwira bati zana indangamuntu uzuza iyi sheke mama shenge, ahubwo se waba uyifiteyo hari ibintu bigaragaza ko wabitse. Ntabwo ushobora kwigabya ngo ujye muri kampani runaka bataraguhaye akazi n'utaziranye ngo ukwezi nikugera ngo ugende ubwire bosi ngo mbembe. Ntibishoboka. Uba wiyandikishije wanditswe muri mashini mu bakozi bakorera aho hantu, uko hasohoka imishahara y'abakozi hagasohoka n'uwawe. Reka nkubwire nta muntu uhembesha aho atakoze kandi nta n'umuntu ukorera ahantu atanditse. None se kuki Imana ushaka ko ibintu by'Imana biba desordre maze iby'abana b'abantu bikajya kuri gahunda? N'uyu murimo nta kavuyo kabamo, abantu nibo bagashyiramo, ariko iby'Imana biri kuri gahunda. Imana yarabyubatse. Mureke mbabwire, wigeze ubona umuriro ubura bagahamagara aho amazi ari? Wigeze ubona amazi abura bagahamagara aho umuriro uba? Wigeze ubona ko buri umuriro cyane bagahamagara polisi ngo nimusobanure kuki umuriro wabuze? Buri gikorwa cyose cy'igihugu kigira kibazo. Amen. Burya niyo hagize igipfa bamenya uwo bahamagara. No muri uyu murimo iyo byapfuye bahamagara ababishinzwe. Kandi burya murahamagarwa nuko mutabimenya, ujya munahana. Ibintu byose biri mu mwanya wabo. Iyo ugiye mu murenge buri muryango ugira uwukoreramo. Akajagari n'akavuyo byazanwe n'abantu, ubundi ibintu by'Imana birubatse. Haleluya. Ifite urutonde rw'abahanuzi, ifite urutonde rw'abashumba, ifite urutonde rw'abapasiteri n'abarimu, ifite urutonde rw'abavugabutumwa. Abagiye bimanikaho ibintu uko babimanitse niko babyishishimuraho. Iby'Imana bifite gahunda. Rimwe nabonye ahantu nyakubahwa ajya abaturage babaza ibibazo. Uwa mbere arabaza ati hari insinga batabitse hano none dufite ubwoba ko zizadufata. Nta abafite mikoro mbese umva iyo bavuze insinga ntubyumva se uhita bataya ukumva umuntu aravuze nta mubabajije nyakubahwa tugiye kugikemura ejo kizaba cyarangiye kuko azi ko ari we bireba. Undi rwose nyakubahwa hari umuntu byagenze gutya hanyuma nkabona arakebutse rwose nyakubahwa icyo kibazo ejo nkasanga kizaba cyakemutse kubera iki buri wese azi iki. Abantu batarabatizwa, dufite abantu batarabatizwa, dufite abantu badakijijwe bazenguruka uyu mujyi, bakazenguruka ibyumba, bakabizenguruka, bakagura Bibiliya, bakagura indirimbo, bakajya mu biterane, bakitabira amagahunda. Ibyo bintu byose bakora n'amaturo n'icyacumi bakabitanga, ariko ntibyandikwe kuko bameze nk'inzererezi. Ntabwo bapanye na Kristo ngo bazukanwe nawe abandike mu gitabo yandikamwe abana b'Imana. Ndaguhenda heza uri muri iri teraniro, kubatizwa n'ubuntu, ufata umwanzuro wo gukomeza kuruhira iki ubusa. Uwa kabiri,
ukora Imana ntibyandike. N'abantu baguye ntibimenyekane. Abantu n'abana beza. Umuntu agira ibitega byinshi batangira kumunuganuga akongera imbaraga zo gukora imirimo mu rusengero kugira ngo abaheze. Ndakubwiye wowe uri muri iri teraniro ukorera Imana ku manywa na nijoro, ukaba ufite ibyaha wakoze bikugusha, itorero ntiribimenye, Imana ikabimenya ikagutenga. Nje kukubwira ngo wenda uzubaka urusengero wenyine, wenda uzagura intebe z'uru rusengero n'ibikoresho birimo. Imana yarambwiye ngo nubwo waguye ntibabimenye, ugakora ibyaha ntiwihane, yarambwiye ngo iyo mirimo yose ukora Imana iyihindura ubusa, ntabwo ngo ijye yandika. Twige gutinya Imana, twige gutinya igitsure cyayo, twige gutinya Imana, ntidutinye abashumba bacu, ntidutinye abatuzi, dukiranukira ahagaragara n'ahatagaragara, kuko nyir'umurimo uzaduhemba aba ari kutugenzura aho turi bose. Turabafite umuntu batangira kumubaza bati iyo nkuru twumvise imeze iteti, ahubwo harabura intebe zingana umushumba. Intebe urazikinga urazipfuka imbere y'Imana. Nje kukubwira ngo wowe n'Imana yawe ujye ukora kandi ukomeze kugaragara. Hari abantu bakora ibyaha bikaba ngombwa ko bahezwa inyuma y'itorero. Imana imbwira ukuntu hari abantu bashyizwe inyuma y'itorero. Kiriya ni igihano ariko abantu bavamo iyo bisubiyemo, kandi kiremewe no muri Bibiliya. Ariko iyo bagutenze kubera ikosa, Imana arambwiye ngo benshi bagumayo akagaruka mu itorero ntasabe imbabazi ngo ahagarare imbere y'iteraniro nk'uko bamutenze avuge ngo sabye imbabazi, nemeye kugaruka. Abantu bagakomeza gukora imirimo barenzaho bataraje gusaba imbabazi mu itorero. Imana yarambwiye ngo itorero ni urugo rwayo, irambwira ngo abo batenzwe ngo ujye ubambwirira baze basaba Imana imbabazi, basabe n'itorero imbabazi, bongere bakore imirimo bakirwe. Imbwira abandi bantu ikindi kigiye gukurikiraho ni ukuntu ngo ukuri kw'ijambo rizima. Imana yarambwiye ngo ukuri kw'ijambo rizima ngo kugiye kuba ingumi, ngo ukuri kw'ijambo rizima ndetse n'ubutumwa bw'ukuri n'ubuhanuzi bw'ukuri ngo bugiye kuba ingumi, bugiye kuba ingume. Imana imbwira ukuntu abantu ngo baniniye ukuri, abantu baniniye ukuri, barakuninira ariko barakumvise. Irambwira ngo mbwirire abantu bari kuninira ukuri ngo bakakuninira, kwavugwa bakakuninira, ngo uzabambwirire ngo ngiye gusuka umwuka w'ubushukanyi. Abanzi ukuri igiye kubazanira ikinyoma. Abantu ntibashaka ukuri, ntabwo bagushaka. Barashaka ko tubabwira ko gushaka abagabo babiri nta cyaha kirimo, ni icyaha. Kubera iki? Kuko bicaranye abagore babiri, bicaranye abagabo babiri. Barashaka ko tubabwira ko divorce ntacyo itwaye. Barashaka ko tubabwira yuko Imana mbese ireba mu mutima rata. Sibyo? Ariko nigirora. Imana ireba umutima ikareba n'umubiri kuko byose ni ibyayo. Hari abantu njyambirira none se Imana izarinda umutima umubiri wawe ureke nimba atarahaye, bavugisha ukuri. Izajya yirebera mu mutima honyine, umubiri wawe ureke urebe ukuntu umuti guca hejuru hano hirya.
wawe. Vuga ngo ibintu byose utunze ni ibyande, ni iby'Imana. Abantu banze ukuri, kandi nubwo hagiye kuza ikinyoma kiruta icyo mwigeze mwumva, ariko ukuri twarumvise. Tuvugisha ukuri, naho wabikandagira ukabica hejuru, ariko nta muntu n'umwe uticaranye ukuri. Ukuri turakuzi ko kunywa inzoga ari icyaha. Uti nakave nakora uriya ni icyaha. Kave mamaze. Satani ayobewe iki? Satani agendana n'igihe, kandi ubu mubona turyama tukasinzira tukizigura wararakana. Kandi ubwo mubona twebwe amatara y'i Kigali aracana ukagira ngo mbese ijuru twarigezemo, ariko we ibimenyetso bigaragaza kuza k'uyu mwami arabizi ko ari mu marembera, arabizi ko agiye gushya, arabizi ko impano igiye kuvuga. Ibimenyetso bigaragaza kuza k'uyu mugabo arabyicaranye, ari gukomeza kubarindagiza ngo bereke ko ari ku manywa kandi bwije. Arabizi ko abagabo turwanira ba kabiri tuzabasiga impanda n'imbuga. Arabizi ko abagore dushaka tuzabasiga. Arabizi ko ibyo turangariye tuzabisiga ejo bundi impanda yavuze tukisangira umwami. Arabizi akeneye isasa zisasira, nawe atuzanira ikinyoma abizi ko ari cyo. Araduturika, twabona amatara acaniye rimwe, nta n'indi juru twari turindiriye nini. Ariko ijuru rirahari, ibyo amaso atabonye. Aho badapfa ntibapfushe, aho batarwara ntibarwaze, ahantu hataba umubabaro, hataba gucuruza no kurangura. Imana irambwira ngo abantu bari kuninira ukuri. Uzi ko abantu baninira ukuri? Uzi ko bakuninira bakanabyatura mu kanwa kawe? Uzi ko baninira Imana bakaninira n'abo yatumye bakaninira we? Ariko mvango ikintu igiye gukora ngo kuko abantu bamaze kuninira ukuri barakuniniye. Usanga umuntu ngo ni umushumba, ugasanga amaze gutunga abagore batatu. Ihene zawe uwo ntiwazimuha ngo aziragira, yazimaze iki? Ntabwo yaragira intama n'ukuri. Ugasanga abantu baranywa inzoga bafite ububari n'ubuhegene bisesekamo, ku buryo iyo baje bahita bahakura banatuye musohoke ntuza yaje nahanywa yipfuritse. Uzi gukizwa nabo ukuntu bivuna, abanywa akayoga se ko bakanywera habona. Hene wacu ugasanga biriwe mu rusengero bari kuririmba, nimugoroba bakajya gutega. Barakuniniye. Uzi ko ari igihe wibaza ngo ubu abantu bumvise ijambo, ubundi ijambo mwumvise uyu munsi cyangwa ubwashize ryari rikwiye kugutunga imyaka 3, ariko n'icyumweru kimwe uba warisize hano wicaye. Icyampa ngo ujye utahana ijambo rya nyir'ijambo. Amen. Abantu baniniye ukuri basubira mu kabari, baniniye ukuri bakora amakosa, baniniye ukuri baragambana, baniniye ukuri barivanze. Umukirisitu n'umupagani ntiwabirobanura, iyo ubirebye byose ubona ari ibintu biraba. Ariko Imana irambwira ngo igiye gusuka umwuka w'ubushukanyi. Umwuka w'iki? Ntabwo nari nzi ko yabikora. Ngo ngiye gusuka umwuka w'ubushukanyi, kuko banze ukuri. Nibaza uwo mwuka w'ubushukanyi, ngo nimara kubusuka umva ikintu ngo kizakurikiraho. Ngo abantu bazategereza ibyo batazabona, ngo nibanapfa bazazukire gukorwa n'isoni. Biragatsindwa ntibikakubeho, wowe waje muri iri teraniro ujye wumva ukuri niko kuzakubatura. Amen. Mwuka w'ubushukanyi uramuzi? Ntubizi se? Babahungu banyu ajya nikosantara akaza ati umva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo akubakira urugo rw'umugisha, kandi nta n'urugo rw'umwaka Imana ifite muri gahunda yo kuguha. Urugo rw'umugisha n'abagabo bamaze
urugo rw'umugisha ubyarira muri tuwarete uri umurokore, urugo rw'umugisha aba wirirwa ukura ibyinyo, umugisha wawe ubundi umuntu naguhanura ugiye kuvuga ngo arangangiriweho cyangwa n'Imana ivuze. Yabanje ikagukiza uburaya, yabanje ikagukiza gusenya ingo z'abandi, yabanje ikagukiza gutwara abagabo b'abandi, yabanje ikagukiza bya bindi ikabona kuguha ibyayo by'umugisha. Nzagusukaho umwuka maze nawe uzategere amaso ahere mu kirere uti yarambeshye, ikubeshya se yaravuze. Izasuka umwuka w'ubushukanyi. Yego umujya mubatumira se mu nyumba zawe hase rero umuhanuzi utajya mu ijuru ntiyakujyana. Wese agira itike yakatishije ugikuzimu niho azakujyana. Biramureba se uko nawe yarapfuye ikosaga. Uwiteka aravuze ngo umutware w'uruhu imuzamuye mu ntera, iravuze ngo abana baha bagiye kwiga i Burayi, iravuze imuzamuye mu ntera mu kazi kubera kunyereza imisoro, imuzamuye mu ntera mu kazi kubera kurobanura ku butoni kw'abakozi, imuzamuye mu ntera mu kazi yarirukanishije abakozi badafite icyo bakoze, imuzamura mu ntera gute yongeraho amazeru kuri rimwe cyangwa akayagabanya ari umurokore, imuzamura bivuga ngo izamuha mukura burundu buze. Undi nawe agategereza kuzamuka, Imana ntibeshye, agategereza kuzamuka byaba ngombwa Imana byayigera ahantu ahubwo bakamwirukana, izabasukaho umwuka w'ubushukanyi. Umwuka w'ubushukanyi uzawubaze Ahabu. Uwiteka yaricaye arababara, haravuga ngo Ahabu n'ibintu nkoreye akanyicira umwana, mukorera iki? Ninde wamushukira nkamwohereza ku rugamba akamubwirira ko azatabaruka amahoro, nanjye nkazamwitura yageze? Umwuka w'ikinyoma uti bose naje ndahari, ngaho mbwira uzabigenza ute? Ngo nzigira umwuka w'ukuri, yego nzihindura umwuka w'ukuri kandi ndi uw'ikinyoma, ngende mvuge ngo tabara. Uwiteka muratabaranye kandi muzatabarukana. Uwiteka ibyo bashaka. Umwuka w'ikinyoma ujya kuri Ahabu, arahanurirwa Uwiteka murajyanye ku rugamba kandi muzatahana. Kumbe Imana yamubariye. Ni ukuri nimutisubiraho buri wese Imana ifite aho yamubariye. Ujye uba muri iyi nzu uhinda umushyitsi. Aha hatandukanye no mu kabari, aha hatandukanye no muri buwate no muri hoteli, aha hantu hatandukanye no muri salo iwawe, aha hantu hatandukanye no ku mucanga, aha hantu ujye uhitondera, nutahakura umugisha uzahakura umuvu. Aragenda si uko bameze, uzi uko Imana yambwiye, yabwiye mugiye kuntambagiza mu mujyi wa Kigali. Wahabona ahubwo bagiye kugutambagiza bajya kugushyingura. Ibintu by'Imana witonde. Niba nk'abantu baragiwe, iyi Mana yacu ikunda buri wese, ujye wigerera yuko usa kose, uyereke intege nke zawe n'ibyaha, ntihakagira abagutuburira, umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerere. Amen. Utabuzize iki? Wahibwiye ko byakunaniye, wapfukamye ukayibwira uti uburwayi bwanjye n'ubu, ko Imana yaziye abarwayi itaziye abazima. Niko tugiye gupfira kuri iyi ntebe kandi ubwirizwa buri munsi. Nigute Satani agukoresha atize na popaje? Yakubwiye ati sambana ukabura bikoze, ngaho se tukane, ukabura tukane, ngaho mubeshye, mubwire ngo uraryamye kandi uri wibereye ahandi, ukabura bivuze. Ibintu byose agukoresheje ukabikora, ariko mu ijuru hari imbaraga z'Imana zishobora kugukoreramo no kugukoresha wongere kuba ibitabo by'abadayimoni. Amen.
Uwiteka aramubarira ngo umuntu apfa gufora iki umuheto w'Uwiteka ntujya ngo aragufora ugenda ukatira wambika uruga ibaza mbese umuheto ntabwo wari wonyine Uwiteka arawukatisha umugeza hehe ugera kuri Ahabu ngo amaze kubona uwo muheto umaze kumukubita atangira kuvira mu igare mumbabarire mumbwire ubu koko ni gute umuntu ashobora kuvira mu igare amaraso akarinda amushiramo kandi amaraso ya Yesu agiha kuki abantu mwikuyeho amaboko kuki mwumva ko ibigega by'amaraso bibeza byashize ni gute ugira isoni zo kwihana ni gute uvuga ngo ibi bintu birakabije erega ushobora gukabya nyine imbere yanjye ariko imbere y'Imana ntabwo ukabya kuki shitana kubwira ngo imbere wihaniye nushaka kubireka ntuzabivamo oya uzabivamo imbabazi z'Imana zirenze za Yemerita Imana nta murandura nzuzigira ihorana imbabazi Imana igira imbabazi nta cyaha na kimwe utakora Imana itakubabarira wenda njyewe ushobora nyine kujya umwemukira buri kanya nkabwira ndumva urakabije ariko Imana si uko ikora ndashaka kukubwira wowe wicaye ahangaha Satani yikomeza kukuyobora wikumva ko imbabazi zashize zizashira umunsi zaba yahagurutse ariko n'aka kanya imbabazi zirahari kandi nturindirize ejo bucyana yanjye akomeza kuvira mu igare dufite abantu baviriye mu igare ava mu igare arinda ataranubuka irambwira ngo izasuka umwuka w'ubushukanyi Imana izasuka umwuka w'ubushukanyi hanyuma ngo abantu bazazukire gukorwa n'isoni ubundi bategereza ibyo batazagera mu gihe batazabona bifurije guhindurwa no kuri ngeze ahavuga ngo umuhamagaro wawe ugomba kuwurinda haleluya umuhamagaro wawe ugomba kugira ute ukimara kumenya ko yaguhamagaye ukimara kumenya ko ariyo yagutoranije ukimara kumenya ko umuhamagaro urimo ari Imana yawuguhaye nje kukubwira ngo rinda umuhamagaro impamvu ukwiye kurinda umuhamagaro ni iyihe nta na rimwe Satani azifuza kuwubamo iyo Satani abona turi gukorera Imana arababara kuko nawe akeneye abakozi uriya yitegereje abona namukorera neza amuzanira abayoboke benshi niyo mpamvu nanjye ntabwo azagoheka ni hasi hejuru ntashobora kunyemerera iyi mikoro abashaka ko nijugunya kuko azi ko nayijugunye azaba mbashije ariko mu gihe nifite ntiyambasha nawe arabizi ntabwo Satani abishaka ntashaka guhimbaza Imana ugira ngo se kuba wicaye hano ngo waje kumva ijambo arabishaka wakubwira urugamba warwanye buryo nuko utazi imbaraga zagushyiguye nuko utazi amaboko yakuzanye urabye yagikeneye urayari kukubwira ngo uzagiye kubwiyubutaha akajya kokora ariko akijyanye kunananiwe nukubona ko haramutse nabi wamara kurya rero unihagiye nk'abaje nyuma ya saa sita numva afite ibitotsi niba wari uri kukongoza hanyuma imbaraga z'Imana ziragukurura Imana irakuzana kuko yari igufite nk'umugambi ntabwo bishaka ko uru rusengero rubaho ntabwo bishaka ko tuvuga ubutumwa ntabwo bishaka ko abahanuzi bahanura ntabwo bashaka ko abashumba bakomeza kuyobora ntabwo bishaka ni umugome kuko azi ikintu kibahaha niba atabishaka rero mfite ubutumwa bwitwa ngo intwaro yazihaye bene wacu intwaro bene wacu ni bande ni uwo nguwo muri kumwe ubu butumwa bwitwa ngo intwaro yazihaye bene wacu ubundi bene wacu nibo batugeraho byihuse ntabwo umusiramu yarwanya umukirisitu kuko baticarana mu musigiti
nturwanywa n'umusinzi kuko mudahurira mu kabari, uzarwanywa n'uwo mwicaranye, uwo mwegeranye, uwo mukorana umurimo, mbese niho yanyura akakugeraho vuba. Ntabwo ashaka gukora umurimo, erega arabizi ko cyagiye uva ku iseta, arabizi ko ari umuhamagaro wa kurokoye. Niba wari uzi ko hari n'indi misiyo yakurokoye, umenye ko nta yindi, ni umuhamagaro. Impamvu moto zaguhushije ntupfe, nta kindi Imana yakurindiye, ni umuhamagaro wari ukurindiye. Impamvu wari gukatirwa n'abagome bagushyirishijemo, Imana ikanga ko ujya amageragere, urya ni umuhamagaro yabona ko uzakora, nta kindi yakurindiye. Impamvu bakuroza ibisazi ngo wiruke iguhagarara, yari izi ko uzaba uri mu muhamagaro. Impamvu utapfuye, impamvu utacitse amaguru, impamvu ugifite ingingo zose, impamvu yaguhaye akazi, impamvu wicaye aha yakurinze kugira ngo uyikorere, ni umuhamagaro. Noneho ntabwo ibyago byashize, ahubwo imbere biracyahari. Satani arabizi ko hari ibindi Imana igomba kukurokora kubera kuba mu muhamagaro, arabizi ko uvuye mu muhamagaro n'uburinzi bwakuba, niyo mpamvu aguhashya ntazongera kwinjira mu rusengero, akakurwanya, bareka mutere kwivumbura, akaguhiga kugira ngo utazongera kuvuga ukuri. Abantu bagiye bamakonje ukagira ngo bampaye n'akazi, bagiye bamakonje umusharire ukagira ngo ni abantu, umusharire kakugira inama, njye numva ivugabutumwa waba urihagaritse, ariko abasimu bazi kwiyoberanya. Rero Yesu ari imbere arimo aragenda, Petero ati hoya mwami ntugapfe wipa. Yesu ati inyuma. Wari uzi ko Petero se nyine iyo dayimoni yamuvugiramo? Mama sharire ubu koko Imana yo ntibibona? Waba yuberetse ibintu by'ivugabutumwa ibyawe bigasobanuka? Yego enye, nawe urindiriye ko bisobanuka? Mbese isundi byanjye bisobanuye ni ibihe mama? Narumiwe ni ibihe? Ariko ubundi abantu ntibazime, ibintu byanjye bisobanuka ni ibihe ngiye ko byasobanuka? Imana yampaye amavuta atarayo y'ibikotoro, yo ni ihembe yasukaho, impa ubugingo, impa umwuka wera, turabana turagendana, impa mikoro. Ni ibihe bindi bigenda gusobanuka? Rwose nubwo gufasha agakonje ukagira mu bundi Imana nk'imihini, abandi bakaza n'amasharire. Reka njye nkubwire, dufite abagore bagashize b'ingeri. Reka njye nkubwire mama sharire, njyewe Imana itampaye agaciro ngo itume n'abantu banyu bakubona ibitutsi bagutuka. Dufite ba Nyiramwiza aratara, hari abantu bagira ngo bavutse babishaka. Nuko mbese mama sharire, njyewe ibi bintu sinabibamo. Ubu se kuki koko Imana itakwiyereka? Ubu si Imana inyiyereke, yanyeretse amaboko, yanyinyereka amaguru, haleluya, yanyeretse Imana. Indashima ziragwira, uwite waranyiyeretse rata, haleluya. Mana yanyiyeretse ndambaraye ishyorongi muri kaburimbo, nkoze impanuka ya moto, mabyuka ajya kwigisha iteraniro rya nimugoroba, abantu bakavuga ngo iyo umuntu ajya gupfa aravugaguzwa ntabwo ndi muzima. Bati ngwino wicare, ndi muzima ngiye kubwiriza. Imana irahankura, Imana yandinze amahembe ndinda ibitega, indarandengera abantu bantwariye amafoto ikuzimu ngo barandira ibitambo, abankubitishije inkuba mpagaze iruhande rwa Kwizine, bankubitisha inkuba ku manywa ngo amahoro. Ariko we ntacyo nagushimira. Byarasobanutse, mureke mbabwire, yitwa ubuzima ikakikugabira, ibyo yagombaga gukorera biguhaye. Amen.
kujya gabanuka ngo n'ubutayeri inzi ntabwo nkoresha ngo kandi nirirwa mbyaragura sinadode mbyaragura undi we w'inkwakuzi yaravuze ngo nirirwa mbwagura abantu bagiye bambwira amagambo asobanutse hari abantu ushaka azi kuvuga hari abantu bagira amagambo kugira ngo barayiremeye ne yego sibyo ko nyine bakabije ntabwaguraga ajya kubwiriza n'umwana mu muhamagara n'umwana mu mugongo ese kariya kaba kagiye hera uno kabaye kuzuye uruhekero ngo kaba kagiye kubwiriza nyamara naringiye niko naringiye nubwo nta rumuta nubwo nta warundi nubwo nandikaga agapapuro nubwo nitumira nari ndi mu muhamagara nataha nagera mu rugo pasiteri se hari n'inusu y'isukari aguhaye cyangwa urasenga wabanje se ukayibwira ikaguha n'impeni nkabwiriza mpetse narabaye n'akana kari mu mugongo ariko nkavuga imana reka babwire ntabwo ubwigunge ufite ari ubukene wicaranye ufite ubukene bwo mu mwuka ufite ubwo ku mubiri nimba bakubwiye ko abakene se buzuye ubukene bwo mu mwuka bigunga ntabwo bishoboka nkavuga imana mpetse kandi naje n'amaguru ngataha nanjye nagera mu rugo nguvuye he kubita inshyi nkarara hanze n'uruhinja ariko bwacye nkakora imirimo yo mu rugo ubundi nkongera nkajyayo ifi yivuye mu mazi irapfa ifi ubundi umuntu wanga imana bari kwicukurira yihamba wanga imana ntabwo shitani ashaka gukora kandi mureke mbabwire ibi bintu muvuga ngo imana ihemba itinze mukirirwa muvuga ngo iby'imana biratinda ninde wakubwiye ko yaka kubiguha reka mbabwire hari abantu itaranaha nareba ibyo mwikora navuga nk'ubiguhaye koko hacuritse imubwiye ngo nibiretse wowe ugomba kubanza ku rugero imana igomba kuguha ibintu watungiye imbaraga zo gutunga ntabwo satani ashaka ko mukora ntabwo ashaka ko muterana ntashaka ko utanga icyacumi ntabishaka kuba mu nzu y'imana iyo uri mu rugo arafasha kandi amateraniro arimo ishimwe ntaguhamije ese ko wakererewe ibyanjye ndabisanga ni wowe se ubitegura ariko iyo mibare yanyu ni gute ibyawe urabisanga ni wowe utegura ibyo urya wowe haleluya urabisanga mama bikurindire ndabakunda muri imfura ndayisengera naho irandeba yego naho yakureba ariko se kuki ufite imbaraga zigutambutse ukajya mu nzu yayo kuki utahaza ubundi se ubizi ute ko ikureba ubizi ute ko yayabonye ntimukirengagize guterana kwera haleluya ntabwo satani ashaka kuko iyi mikoro yarayinyamuye mwabana iyi mikoro iramurya iramubabaza nimba hari ibintu byanezeza bazi ni ukurambika hasi imikoro ivuga ngo umuntu arihagarika ntabyo basa iyi mikoro kereka uwayimpaye wenyine ambwiye ati ndayikwambuye
umugabo ntabwo ari uko akora. Aka kazi dukora ntabwo ari ikiraka. Haleluya. Twasinye kontra ya burundu. Iby'isi zarinda zihuye tutivuga. Yego hano ubu nzayivuga muri baze. Yego rata ndi kwivuga muri baze. Nimba gakecuru mfite uko nzayivuga ariko icyo nzi uko nzayivuga. Wenda nzabe mfukamye ntakibasha guhagarara. Ngeze ahavuga ngo umuhamagaro nimbehe nimbeho turira uko bene wacu babikoze nabi. Bene wacu babikoze nabi bashaka guhembesha, ariko ubundi uyu muhamagaro utiriwe uhembesha, utiriwe ururumba. Uyu muhamagaro ugomba kugutunga ukicara ukagutunga. Ariko mbabazi nta bakozi bakoreraga leta bagiye babaranja mu gihe cya korona ubushobozi bwabo bafite. Nta nsengero zagiye zaharanja abakristo babo. Hanyuma Imana niyo njiji yabyaye abijugunya uzabaze. Imana irabyara igaheka kandi igakuza, ntabwo ushobora kubyara bidashoboye. Umuntu wese ukorera Imana mu kuri no mu mwuka, Imana iba yaramaze kumwibaruza. Muri korona yaratangiye mbwira Imana intumva rero, numva ngo abandi bakora masitoke. Wibuke ko nakoreye DPR. Iyo nikoreye ngo tuvugane nari kujya gutonda. Sinakoreye leta nari kujya gutonda. Ni wowe nakoreye. Ifiriti yanjye igomba guhamaho ikivuguto cyane. Inkoko yanjye nawe ntategereka imiryango ya firigo. Yego. Ibintu byose biba hano bigomba kuhaguka. Nanjye koko nibwo nzabwira abantu ko uri Imana itunga abantu. Haleluya. Iryo jambo ndivuze uwo munsi umukozi w'Imana arampamagara. Mbega we ni umuntu nari nzi ko ari umukereza ukubabeshya, kuko nzi ko nawe yari atuzwe n'Imana. Arambwira ngo dore mwoherereje 80,000. Ugura umuceri n'akawunga abana ntibazagira ikibazo muri ibi bihe. Muri korona narahenuye imfura za Beneri. Nategaga taxi voiture 15,000 ngiye kubikuza muri Beka. Abana batumva ntuzatanga ubuhamya niba ndi umuntu uranja. Ngewe niceceke ubwo se yabikoze ngo mbihishe. Yabikoze ngo ngubwire ngo ifite ibihumbi itamani yawe. Haleluya. Bashyira ku rutonde rw'abakire mu mudugudu ngo bagomba gufasha. Mbwira abantu b'Imana n'ukuri narabikoze. Mama Sharirene muri amafaranga ngo abakozi b'Imana ngo sanda umukozi w'Imana uzamenye ngo cyagiye wakoreraga abantu. Yego. Cyangwa izagucyurira ikubwira iti wahembesheje kare ugenda witunge muyo wakaga. Sinari mama avuga butumwa yabibwiye. Amwe wacaga abantu aho ugiye kubwiriza ugenda uyarye kandi bari barayamaze. Uyu muhamagaro rero, umuhamagaro nimbe urira. Uyu muhamagaro ushobora kuzirikana wabyara. Ureba yivani wanjye. Haleluya. Amen. Muhayibwira ngo narakurereye nawe ujye underera. Mwami bashimira uyu mwami azikureze. Nagira ngo mbabwira ngo Imana yambwiye uburyo irinda abanyamuhamagaro. Numva mu muhamagaro bizakubaho birakureba, ariko n'ubugumamo ntacyo uzaba. Imana imbwira ibintu byangiza imihamagaro.
ngo byica umuhamagaro bikawangiza Imana ikagufata nk'utakoze. Icya mbere ni ibyaha. Ibiki? Ujye wirinda nuba mu muhamagaro, ujye wirinda ibyaha. Nunabikora ujye usaba Imana imbabazi, ujye ukora umuhamagaro wejejwe, nibwo uzabona iki? Umugisha. Imana ivuga mu iteraniro ngo bana banjye uti nanjye ndikomera cyane, abana bayo bariyizi, nawe turamuzi, ariko uyu munsi ufata ingamba, ufata umwanzuro udasanzwe. Hari umuntu ufitiye umumaro igihugu mu buryo budasanzwe. Ubundi abaturage bose bafite umumaro, ariko buri wese agira iki? Umumaro. Ariko hari umuntu wabura mu gihugu kigahungabana bitewe n'ibikorwa bye. Uwo rero wo kabyara. Amina. Ukareka mubwire niyo arwaye abafite muganga n'agacurane baba bamupimye kubera ibintu afite. Afite ubumenyi, hari ikintu amaye abantu muri rusange. Abafite muganga kandi mujye mureka abantu barya ibyabo ntaho bahagaze hejuru, baba barabivunikiye. Abafite muganga ukurikirana ubuzima, abafite abamurinda aryamye nijoro, mbese kubera imbunda ziba zimurinze araryama akizigura, nta stress aba afite. Abafite bodyguard iyo agenda mu muhanda maze abandi babibona bakaza iki? Kandi wanyira kuri yicara hamwe, yicara hamwe ushaka ibyawe. Amen. Arakurikiranwa, ubuzima bwe bugakurikiranwa. Mbese wari uzi ko niyo afite amashuri make bashobora kumushakira bakamuga ati urira indege ujye kwiga muri iki gihugu, bakamutangira kirakita akagikana ngo utarahagera. Ubundi ishyari rikica abantu bagashaka kugukubitisha impu, bo bakwicaye ariko bagakora. Hari abantu Imana itakuraho amaboko, nicyo nari mbabwiye. Umunyamuhamagaro reka mubwire, naho pasiteri yamuca hejuru ishobora gukomereka ikababara, ariko bagasigara ari mukara, ari ibyo n'umuhamagaro. Umunyamuhamagaro ashobora kurwara uburwayi budakira, ariko kubera umuhamagaro umurindiriye agakira, abandi bagapfa. Umunyamuhamagaro ni umuntu ukomeye, amaso y'Imana mugumaho, ukuboko kw'Imana guhora kurambuye muri Imana. Iherutse kumbwira irambwira ngo umunsi ukuri kwagushizemo uzamenye kugi uzahita upfa. Niho namenye neza ko umuhamagaro wagera atari ukuvuga ibi. Ubwo se wangana buri wese agira umuhamagaro. Bishatse kuvuga ngo si ukubwiriza gusa, ahubwo ni ukugumana uyu murongo nyine. Noneho rero ngo hari abantu ngo bafite ikibazo ngo mu masharirene ngo kucyahorana ibintu bikomeye komana, ngo kucya atajya naturema agatima kuko amasaha tumaranye ntabwo ndakurema agatima, ubu kuko nakwishe ku buryo hari aho nageraga kera bati dore kanwa kabi araje, batubundi kanwa kabi nta muntu azabaraguye. Haleluya! Uyu muhamagaro uzakurerera abana. Reka mubwire, naho baba bari muri enteri na hehe, umwana wawe umwe wirirwurira, umwana wanjye ngo yarananiye, upfa kuba uri mu muhamagaro. Imana irakumenya ikakumenyana n'abagukomoka. Hari amagambo Imana yagiye imbwira, ndakurengeye kubw'umuhamagaro, ndengeye abavandimwe bawe kubw'umuhamagaro, ndengeye abana bawe kubw'umuhamagaro. Wari ugiye gucika amaguru kubw'impanuka, ariko ndakurinze kubw'umuhamagaro, nkurinze ibisazi, dore bari babyohereje, nkurinze inkuba yo ku manywa kubw'umuhamagaro. Haleluya! Umuhamagaro. Kandi buryo uzarebe niyo ufite umukozi mu rugo agakora neza, wumva umukunze rati. Na bosi mu kazi ke iyo umukoreye neza aba yumva yishimye. Ntabwo rero Imana
ari idahema cyangwa itareba. Imana irakubwiye ngo bamumuhamagara. Umuhamagaro, menya ngo umuhamagaro, kandi mvuga umuhamagaro ntuvuge kuko ntari pasiteri, akantu kose uzukorera Imana. Wari uzi ko no kuza bateranye ntusibe, ukirengagiza ibyo ucuruza, ukirengagiza ko ari kuruhuka, ukirengagiza kuza mu rusengero kandi ukahagerera igihe, nabyo ibyo bibamo neza. Amen. Reka nkubwire, nta na rimwe Imana izakurinda kugira ngo wubake ya nzu yakubwiye. Ntabwo Imana izakurindira amaguru ngo kuko ari meza, ahubwo izayarinda kuko azajya kuvuga ubutumwa, akajya gusenga, akajya gukorera Imana. Nta na rimwe Imana ishobora kukurinda ngo kugira ngo umukobwa mwapanze ubukwe ngo bikunde, gusa ni umushinga. Ahubwo izakurinda kugira ngo ujye uyamamaza, uvuge ubutumwa bwiza kandi uyiheshe icyubahiro. Ntabwo Imana izakurinda ngo bya birayi yakubwiye kurya ubanze ubirye. Ntabwo Imana izakurinda ngo ubanze ubone poromosiyo. Ntabwo izakurinda ngo ubanze udepoze ubone akazi. Imana izakurindira umuhamagaro. Ubwo niyo mpamvu nakubwira ngo ufatanye n'ikirata n'umuhamagaro. Hano hari amagambo ushaka kubabwira kugira ngo nyahuze n'ibituye kuvuga. Mbabwira ukuntu kuba mu muhamagaro nabi ari bibi. Umuntu umwe ngo yabwiye Imana muri komanda ngo kuki abantu bakora ibyaha ukabihorera. Imana iramusubiza ngo none se wigeze ubona umugabo ufuhira umugore utari uwe? Aho hano hari ikibazo. Wigeze ubona umugabo ufuhira umugore utari uwe? Bivuga ngo umugabo afuhira umugore yishakiye. Bishatse kuvuga ngo niba ubona ibintu byose ukora Imana ikureka, ntugire ngo icyo kintu ni cyiza. Impamvu ishobora kukureka ni uko nta gahunda ufitanye n'Imana. Ariko nubona iguhozaho ijisho, ugasanga ukoze ibintu nk'ibyo abandi bakora, ariko we wabikora birakubujije. Ibi bintu simbishaka. None se ntubishaka ko abana bo kwa Ntuza se babigira? Wamuririmbye se ko abikora? Wamudiyakoni se ntabikora? Ese nta mugani w'umushumba ababikora uzi barakatishije iyihe tike? Ko nubwo mubona twicaye aha tuticaranye amatike amwe. Aba mwigana muzi aho bavuka, muzi imisiyo bafite mu nsengero. Reka abakozi ba Satani ntibafite imirizo, nta nubwo bafite ubwoya, ntibafite amahembe. Bazi kubyina, bazi kubwiriza, bazi kwambara birebire, bazi kuvuga ijambo ry'Imana, Bibiliya barayiguma. Noneho uwo muntu aramubwira ngo none se kufa ubafata ukabakoresha kandi bajya no kugukorera ukabana nabo. Arangije aravuga ati reka nze nanjye nkubaze. Imana iramubwira ngo none se wowe umuntu aje kuguha umubyizi mu kwawe wabyanga? Uwo muntu yarambarije nawe arakubariza. Umuntu aje kuguha umubyizi wabyanga? Nukuri ndakwinginze ntukagaragare nk'umuntu waje guha Imana umubyizi, ahubwo ugaragare nk'umukozi kandi uzahera. Haleluya. Arongera aravuga ngo none se kubaka abantu, kubakorera ubukwe ari indaya, kubagaburira ari abanyamitwe, kubashyigikira. Imana iramubwira ngo none se umwana w'umuturanyi aje agasanga abawe barya, ntabwo mwarurira? Ntukaba umwana w'umuturanyi mu rusengero, ahubwo uzaba umwana w'iki? W'Imana. Twari turi kuvuga kuki? Ku muhamagaro. Impamvu nababwiye ngo ni murinde uyu muhamagaro. Uyu muhamagaro urimo ibintu byinshi. Uzi ko hari abantu bakubona bakabona hari ibintu bitakubereye. Hari abantu bazi kudushyira mu myanya akabireba, nta muntu ugiye ko niba umubereye. Ngewe kujya muza mbona ari we wabishobora. Akabireba gusa none ko kuba muramujereye. Baza bakwiriye ubushumba,
baza bakwiriye ubupasiteri, baza bakwiriye kubwiriza, baza bakwiriye guhanura, baza bakwiriye imirimo, baza bakwiriye guprotokora, barabizi. Ariko reka mbabwire bantu mwinjira mu kazi k'uyu mugabo, Imana iyo ijya guhamagara abakozi nta muntu ihamagara ntimubizi. Niba uzi ko tuva mu kabari utatuzanye, niba uzi ko bavuye mu buraya atari wowe wabazanye, abavuye mu byaha ukaba utarabazanye, ntukagire uwo upangira umuhamagaro kuko aho twaturutse ntaho uzi. Sinzi icyigisho nasohoye ejo bundi cyitwa Menya Nibi. Ni icyigisho gishyashya kinyura kuri channel yanjye cyitwa Menya Nibi. Nshaka gusobanurira ibintu bibera mu ngo kandi bizarimbuza abagabo cyangwa bikarimbuza abagore. Nari ndi gusobanura ko abagabo n'abagore bakwiye kugendera mu ijambo riri mu Efeso bivuga ngo umugore bwangukira umugabo muri byose. Nawe mugabo ukunda umugore, nibyo nashakaga gusobanura. Hanyuma rero umuntu amasharirene bose pe inama nakugira ni uko bazajya ubwiriza ijambo gusa. Aba bantu si bo batuma iyi mitingitiza. No, njye namubwira mwankunguzi mwe, ni mwebwe mutera iyi mitingito n'amaziki Senya Gahirima, mwigiza abanajyiwa n'ababingwa, muzategeka abayaya banyu, mutegeka abapagasi n'ababatwarira imizigo, mubayobore mubategeke, mutegeke n'abakozi b'Imana ibyo bakwiye kwigisha. Urumva atari impunguzi se mudutegeka kandi dore nibo batuma ibirunga biruka. Bamenye kuyobora ibyo mu makampani yabo, barashaka no kuyoboza umwuka umubiri. Azi icyo cyigisho naragikuye, azi narategetswe iki n'Imana. Kose ibyo si ibyawe, si ibyawe, ibyanjye n'inde muntu uzi umubare w'ibyanjye Imana izankoresha muri iyi si. Maze n'ibyo batazi izabizana, nanjye n'ibyo ntazi bizaza, ariko biri ku mutima w'Imana. Nje kukubwira ngo ntuzacogore ku muhamagaro wawe kandi ugume mu muhamagaro wawe. Hagume. Amen. Haleluya. Mwanyemerera tugaseka. Tujye gusenga. None se ko umuhamagaro ari imbere? Haleluya. Wari uzi ko uyu muhamagaro ukwicazaho utari kuzapfa wicara? Haleluya. Ngewe si umuyaya. Umuntu watangiye akazi k'ubuyaya mfite imyaka 12, iyo itampamagara wumva ndiki, uvuga ngo mba ndibanje. Bandi indaya naramaze abagabo b'abandi, ariko ndo umwe arwana byanjye. Haleluya. Umuhamagaro urarinda. Hari abantu bajya bambaza mama Shalene kwibana ukaba umaze imyaka 11 nta mugabo kandi uri umwana, ubwo koko wabishoboye? Reka mbabwire, vuga ngo amina. Ubundi ahantu hari ubutunzi haba haraririwe n'imbunda, kuko hari ubutunzi kandi wakubwira ibifaru bindandiri byo mu mwuka. Imana ivuga iti ibeshye umukore, ibeshye ukorere ku mwana, ibeshye Imana ikwereke. Ni imbaraga z'Imana. Imana ibonye ibigega, ikabona ijambo rihembura abantu, ikabona amavuta azagirira abantu umumaro, irandinda. Maze abirirwa bantega iminsi ndayasezereye, ntacyo nzabo. Ni ibiki si iminsi yabo birirwa bantega iminsi, ntacyo nzabo. Kutese ntacyo nzabamo. Kubonye uri tutagufatira muri hoteli tuzagu ntacyo nzabo. Imana mubona ninjije. Niko abana b'abantu barinda bamwenye mayi babo, Imana ikabari yijugunya muri puberi. Barabato hako yantakaza yampo
mpombo kana stress nge mbafite ndaryama mwizigura nziko mubazangwa ntago ndimo hana toroma nagira uyu muhamagaro nawe utangiye ndi umunyagahinda uyu muhamagaro nawe utangiye ndisuzugurwa uyu muhamagaro nawe ubayemo ntagire ko na rugo imwe Satani yigeze kungenderera arambwira ngo uri zero kandi nanjye ndebye mbona ndi zero baza kuntumira mu giterane batumiyemo abanyakigali bose ngo bahavuka cyari gikomeye hajya mbona buri mugore aravanamo n'umugabo mu modoka ye buri muntu mbese haza imbyeyi njyewe nsigara ndi manyiga ariko afite ijambo maze mbagezemo mbona ndi inziki reka byabindi koko yewe nta kintu koko reka mbabwira ahantu nahise menyera ko ntoroshye bampaye umwanya ninjye mwigisha mukuru wari uhari nubwo nari meze gutyo mbonye ukuntu abantu Imana banyuzeho mbari gufata mikoro ndavuga ni naka karamaze niho natangiye kwiyubaka niho natangiye kumva ko burya ndi umuntu noneho bagiye no kubakira twicaye abo twamaze kubwiriza bagenda babarobanura bamwe bakajya muri rusange abandi bakajya aho abashumba bari bagenda babwira umudiyakoni haleluya ugenda urebe iyo muvuga butumwa we ntumujyane hariya ahubwo umuzane hano babwira n'uwo munsi natangiye kwitinyuka ndavuga ngo nubwo nta feza nubwo nta zahabu ariko icyo mfite kirahagije abantu bakomeye bameze kuri uko nabibonaga bandenze uko biri kose ndiri ahandi hantu h'icyubahiro hateguye gutya bo bagiye muri rusange icyo mfite kiramaze burya nawe icyo ufite kiramaze kirahagije uyu muhamagaro wagukura muri maruge wagezeyo uyu muhamagaro wakuzura uyu muhamagaro wagusubiza ubuzima uyu muhamagaro wakuremera uyu muhamagaro wagukura muri gereza uyu muhamagaro wakurinda gukatirwa uyu muhamagaro urakurarira uyu muhamagaro n'uburinzi umuhamagaro ni igikuvureri twiyorosa tukaryama tukizigura umuhamagaro uraturinda ukanaturarira umuhamagaro uratuvuganira mu gihe twakorewe inama umuhamagaro uradutambutsa ukatugeza aho tutagera umuhamagaro tugiye gusenga Imana ibaho umugisha dore icyiciro cya mbere ngiye gusenga ko abantu bakora imirimo batarabatijwe cyangwa baraguye cyangwa barakoze ibyaha bitandukanye ntabwo byandikwa uzi imvune duhura nazo uzi kugira ngo uhangayikire muri uyu murimo uzi ko bitari bwandikwe uzi amaturo watanze burya iyo bibabaze mu myaka 2 basanga uba waraguzemo inzu Yesu mwami ibaze utabihembewe uzi izuba abantu bagendaho uzi kwirirwa mwicaye hano ko bivunanye biragatsindwa gukora ibintu bitandikwa ninde muntu utarabatizwa uri muri iri teraniro ahaguruka tumusengerera aho ahagaze duhamagara Imana yo mu ijuru tuyibwire ngo Mana mushoboze kubatizwa hanyuma yandikwa handi hantu mureke babwire Mana yarambwiye ngo iyo umaze kubatizwa ntikugumisha muri Rwanda ubu mubona turi abana b'Imana handi Imana yatwanditse ni nayo mpamvu izakubwira ngo amasambu y'iwanyu ntaguteshe umwanya ngewe Uwiteka nyakwibarujeho ndi umubyeyi wawe kandi nawe uri umwana wanjye akubwira iti nkwemereye 8 inaha nutanabubona mu bwami bwo mu ijuru ugize ute waragabanye iyo umaze kubatizwa ntabwo uguma mu muryango wawe ndetse Imana ihita ikubatiza ikaguha n'izina rishyashya uba wagiye mu rugo rw'Imana ariko iyo utarabatizwa ngo ufashe umwanzuro uba ukiri muri izo
kubana nk'abasinzi nk'abandi bose kuko hari ahandi hantu utaragera. Kubatizwa bifite icyo bigize gute, bifite icyo bimaze. Hanyuma zamura ikiganza utarabatizwa, naho ndi buhere. Umuntu utarabatizwa, umuntu waguye agashyirwa inyuma y'itorero cyangwa akahishyira, n'umuntu wese wumva hari ikintu cyatuma atazongera kwandikisha imirimo, imbabazi ziracyahari. Imana irababarira ikibagirwa, naho byatukura gutuku ibihindura umweru bikera amasherege. Hagurukana ikosa ryawe, hagurukana icyaha imbere y'Imana, uyibwire ngo uhereye none Haleluya. ibyo nibukore nyuma yo kwihana byandikwe, ibyejo byandikwe, utangire ukore uzi ko ugiye kwandikisha. Haguruka dusaba Imana imbabazi. Dore abana bawe barahagurutse ku maguru abiri, imitima yabo ibemeje ko batandikisha, baguciriye bugufi. Baciye bugufi imbere y'Umwami, ntabwo ari imbere yanjye. Batakiye Imana yo mu ijuru ngo ibintu byose bituma batandikisha nibihanagurwe mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu asibanganye, amaraso ya Yesu asibe ibimenyetso byose bya Satani. Ndabasengeye Mana, ubaha imbaraga zo kubatizwa, ubaha imbaraga zo gufata umwanzuro, ubaha imbaraga n'amavuta, imbaraga z'Umwuka Wera zibagereho mu izina rya Yesu. Bababarire gukiranirwa kose bagize, Mana yo mu ijuru ibishimire. Ndabasabira imbabazi, dore bahagurutse imbere yawe. Ukureho ikibi icyo ari cyo cyose cyatuma batishimirwa nawe. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Nimuhaguruke, hanyuma dore ibintu tugiye gusenga. Bwira Imana ngo mbabarira, baravuze ndiruka, bantangiye mu muhamagaro ndacogora. Bwira Imana ngo ndashaka kuba mu muhamagaro neza. Nawe nibo gusengera Imana ikubwira umuhamagaro wawe utabuza guhagarara. Nimuhaguruke hanyuma usabe Imana iduhe kuba mu mihamagaro yacu neza. Imana ifite imbaraga zikomeye. Abana bawe barahagurutse, bamaze gutsindwa n'ubu butumwa. Hari abacogoye bareka umuhamagaro, hari abatakiwukora uko bikwiriye, hari abandi batazi icyo wabahamagariye. Ndasenze ngo imbabazi zawe zibe ku bacogoye, abavuye mu murimo bakajya gukora ahandi, abaparitse umurimo wabahamagariye. Aka kanya nibavomererwe n'imbaraga z'ijambo, aka kanya bavomererwe n'imbaraga z'ijuru, nibashyigikirwe n'Imana kugira ngo bagume mu muhamagaro. Ndasengera imihamagaro yabo, baha imbaraga n'amavuta, baha imbaraga zo kuba mu muhamagaro. Baraburira ikiganza cyawe gikomeye, ineza y'Imana itembere muri iri teraniro. Ubu butumwa nibugira umumaro nonaha, ubu butumwa nibugira umumaro mu mitima, kandi buri wese ahengukira aha hantu yicaye. Dore ngabo bahagurukiye imbere yawe, bakweretse intege nke bagize mu muhamagaro. Mana ntibatahe uko baje, babazi zawe zibagereho. Buri wese waje muri iyi nzu ataha afashe umwanzuro wo kugira umuhamagaro agira, kugira ngo ukomeze umurindiremo. Tugukomeye mu mashyi Mana, kandi tukuvugirije impundu. Tubahiro n'icyawe mu izina rya Yesu. Dore abandi bantu ngiye gusengera. Niba hari ikintu kigoye, nimwicare babwira abo bantu. Ikintu kigoye ni ugushaka Imana ngo uyikorere ukabura uburyo kandi ufite ubushobozi. Hari abantu bicaye hano bafite inzitizi ziruta izo nari mfite. Najyaga kubwiriza ngakubitwa, byari rasiyo. Imana igucira inzira nimba ari no mu kazi kawe, Imana igucira inzira nimba nta n'umukozi ufite, Imana igucira inzira nimba ari n'imibereho, igucira inzira kugira ngo ube mu nzima. Abana bawe bafite ishyaka n'umwete byo gukora, ariko bafite intambara n'inzitizi zibakomereye. Narakubonye ukuntu uca inzira aho zitari, abantu bakagukorera mu kuri no mu mwuka. Sengera iri teraniro mu izina rya Yesu. Genda urwane intambara zibabuza gukora, genda ubaha uburyo kugira ngo bagukorere, genda ubaha ibikwiriye byose. Nanjye narakubonye, ineza yawe bayikura aha hantu, bazaze gushima bavuga ko hari icyo wabaremeye. Imbaraga zawe nizibaremere, kuboko kwawe kwiza bakubone, bahindukirire Uwiteka, uhindukirire
ingabo zikomeye, uhemburiye imitima ibabaye Mana, uyisusurutse kuko ndabizi ko ujya utanga umuti womora. Ndasengera aba bakobwa bari hano, ndasengera abagore n'abagabo, ndasengera abafite abana babananiye. Uwiteka uri Mana izi ibyo twasize, uri Mana izi ibyo twicariye, uri Mana izi ibyo twicaranye, uri Mana izi amarira turira, kandi ngo ntujye uyamena ngo uyashyira mu icupa. Uwite aba babyeyi b'abanyamibabaro barizwa n'abana babyaye, ndaguhendahenze, gira icyo ubaremera, gira icyo ubakorera. Ikiganza cyawe kigari nikigere kuri bariya bahungu, nikigere kuri bariya bakobwa. Dukeneye igisubizo cyiza, uhanagura amarira aba babyeyi, ubakureho ibi bikomere, ubakureho izi ntimba, ugira icyo ukora kuko ubishoboye. Urakoze cyane Uwiteka, kugira neza kwawe n'ibibane nabo, tugukomeye mu mashyi kuko kugira neza kwawe bikomeye. Ndabashimiye cyane, Imana nibaho umugisha kubwo gutega amatwi ubutumwa bwiza, kandi ndashimira n'umushumba waduhaye ikaze, umutima wanjye urishimye. Ibi byigisho rero muzajya mubikurikirana kuri channel yanjye yitwa Mama Charlene Official, niyo ibaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Hanyuma Imana nibaho umugisha.